wa mubyeyi we singukunda sinzigera ngukunda ndakwanga nunayibura umenye ko nkwanga umva urwango ngufitiye ntiyo wapfa ku munsi w'ikiriyo cyawe sinzigera mabo uvuze ntiyo yapfa ku munsi w'ikiriyo cyiwe ntago nzaba mari n'ubu ngubu ndamutse mpuye na moto hari yamugonze nukuri ko Imana ndarahiye naco ngakomeza nyine ndamwanga tu rwego mwangaho Imana nyine yarambabaye uvuga ukuntu wanga mama wawe byase bintera kubugira igitekerezo cyo kwa ngo rikanzane Diane aganiriza abanyarwanda kuko hari abantu benshi babifashe nabi tuvugana wampaye step mother wawe turavugana nicyo kintu cyatumye mvuga ni uyu muntu koko arababaye none abantu bari kuza bamukamera mu kitoze ni ngombwa yuko aza kaganiriza abanyarwanda ya story yawe imeze gute umuntu uri gutekereza akajya muri comment akanuka akakora ibiganiro byo kunuka ngo nago wakanga ngo umubyeyi wawe ese umubyeyi yaba yarakureze yarakubyaye akakwitaho akakurera ukamwanga ni ikibazo ese icyo kinyabupfura n'ubwo burere bari kugenda bavuga ko nafite ubwo burere nari kubuhabwa nande umubyeyi kari uguha uburere Wayesinda gusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi aho uherereye hose turagusuhuje twishimiye yuko uhisemo kudukurikirana mu bihumbi n'ibihumbagana by'amavideo menshi yuzuye kuri YouTube ariko wemeye kureba twebwe ni by'agaciro kanini cyane turabibubahira Imana igibahereza umugisha ndetse na megabyte zo gukomeza mudukurikirana umunsi ku munsi nitwa The Voice wa Mujasi hano turi ni ku kwezi official ariko kandi nanone ndi kumwe n'umukobwa wanyu ndakeka abantu mudukurikirana muramuzi akunze kugaragara hano cyane ariko uburyo yarasanzwe azamo ntabwo ari bwo buryo ajemo ndagira ngo muranayibona yuko rwose yitonze cyane dia umeze ute shameze nabi kabisa ibintu by'akazi ya birumvikana ariko kandi none no kwihangana hari ibintu byinshi cyane bisa nkaho biri kukuvugwaho urabizi ko dusanzwe turi inshuti nta nubwo ari ubwa mbere dukoranye ikiganiro ariko uyu munsi naguhamagaye kugira ngo uganirize abantu ariko kandi nanone usobanura bitewe nuko hari ibintu wavuze ubivuze abantu ntibabifata neza nta nubwo babyakiriye neza ngewe rero nifuje yuko wowe uza hano kuko hari ibintu wambwiye nanjye ubwanjye numva ndababaye umutima wanjye numva agahinda karanyishe nuko nyine nta kintu mfite nabirenzaho ariko ndavuga nti byaba byiza uje ugatanga ikiganiro hano ku mutima wawe nkeka ko hari ikintu byagufasha wenda ukaba waruhuka ariko kandi nanone bamwe mu bantu bari bakwihaye bagutuka bakora ibiki n'ibiki tutaranatangira rwose basigeho barekire kujya bajudging umuntu kuko ntago baba bazi ikiri mu mutima w'umuntu ahandi umeze neza ahandi meze neza urasa neza shawala urasa neza mwerekane kuri kamera Ego. Bea ntago nsa neza we. Kusa neza mwana. Shawapi pe. Ngiye ko mbona usa neza se. Sha nyine buri muntu wese amaso y'abantu abona bitandukanye hari uri kubona asa neza undi akabona ndi gusa neza. Oya asa neza uri ikobwa cyiza uri icyuki. Yego. Ururwuki. Sibajya bikubwira abantu? N'abantu baki nyine bankunda. Abagukunda. Ninde mu bantu uzi baba gukunda ngo muhita namusuhuza uti arankunda ndabizi ndamusuhuje. Oya umuntu wabo nkunda subwo nyine numwe nyine nawe arabizi kankunda. Inde? Oya nibanga. Oya ntabyibanga. Nibanga nyine. Yarakubwiye ngo ntukamuvuge. Nyine hari ukuntu byawe udashaka kubishyira public ibintu byose. Nyine yarakubwiye ngo ntukabivuge. Oya nagubwiye ngo ntukamvuge. Ahubwo nuko tutashaka ko nyine tubivuga ibintu byanjye nawe. Ni ibanga ryawe.
ubwo nyine mwaraganiranye muravuga muti nta mpamvu yo kubishyira ku karubanda. nta mpamvu ngo iki nta mpamvu utwo tuntu tw'utubanga Mm. sha tuntu tw'utubanga ntabwo ari twiza. ariko ibintu byose rega ntagomba kubishyira hanze. reka turabafana mwana. nyine kudufana ni kimwe no kuba tuzababwira nyine ibintu nibimara gufata urundi rwego. nimujya gukora ubukwe. hoya bimaze kugera ku rwego dushaka kuko tubibabwiraho. ese ko mvuze ubukwe ukahita ubyirukankanisha wirukanka nyine ubihakana vuba vuba ko wagira ngo nta gahunda ya vuba. ibintu by'ubukwe nta gahunda dufite. yego ntayo mfite ngewe. we nta gahunda ufite? nta muntu uko nzi ko ari seriyera. nyine kuba ari seriye ni kimwe no kuba ibintu by'ubukwe tutajya tubitekerezaho ni ikindi. mujya muganira mukavuga muti ibintu by'ubukwe ntabwo ari ngombwa. nyine ntabwo kiragera igihe turacyabura imyaka 8. 8 yose nzaba mfite umwana wiga nko muri primaire. ese twe nitwaba tumufite mu myaka 8? iyi twe nitwamubyara ubwo ko tukazabukora. mwavuze ko mugiye kumubyara mukazabana nyuma. tuzabyara tuzakora ubukwe nyuma. niko mwavuze. ubukwe rega burakonsoma. nyine niko mwavuze. nicyo twavuze. uza abantu bajya bavuga ngo ntago nyine ngo ntago bashaka gukora ubukwe kubera ko bukonsoma. niba abantu baba bashaka gukora ibyihuse bakaba bajya nko mu murenge bati mwana wanjye ngo nutwibanire n'ubundi. ariko ubukwe none si ngombwa. no gukora ubukwe rega nta nubwo ari ngombwa cyane. icyambere n'urukundo. icyambere n'urukundo ruri hagati yanyu mukabana mu mahoro. ejo n'ejo ntituzakora ubukwe dushwane. icyiza twinye twakundana tukabana tutagambiriye ngo ubukwe. mukibanira mutakoze ubukwe cyane. umurenge njye icyambere nuko dukundanye. ntago icyambere urankunda yenda gukunda. simvuze ngo ubukwe ibintu by'umurenge tukabana mu mahoro ko ibyo ni ibintu bishira twanasesaguye. mugasesagura. none reka nkubaze nk'umugabo urumva mukundana mwenda nko kubana akakubwira ati rero sheri wanjye ngiye kugwitishamo ibintu bibiri. ari ukuba wenda mfite miliyoni reka mvuge ngo 5 afite imbere n'inyuma. urumva ashobora kuba havamo ubukwe buciriritse wenda nashaka abafite inzu pe yarubatse mutagiye gukodesha. akavuga ati mfite miliyoni 5 akabara akavuga ati ubukwe ndumva buri buyatware bukenda no kuyamara wenda koze ubukwe buciriritse. no kukubwira ati rero ngewe aho kujya ayo mafaranga tuyashyire mu bukwe reka tuyakuremo business twibanire wenda dukora umurenge udakonsoma cyane tukibanire iyo amafaranga twagashoye mu bukwe tuyakoremo business azadufashe kubaho. wahitamo iki? ngewe nahitamo ko dukora business ntidukora ubukwe. kubera iki? kubera ko ibintu by'ubukwe rega birakonsoma. dukoze ubukwe tugeze mu rugo turaburaye turabwiriwe mu nzu tuba no mu nzu y'ikode bagiye kudusohora ngo kandi ngo twakoze ubukwe. no ubu n'ubujiji cyane. ntago mind zacu ziba zikiri hasi. iriya kanzu kuyambara mwana kiryoha iraryoha ariko se kuryoha bwo nkazaza kuryoherwa n'inzara mu rugo. nzarera n'inyambari ngwiki cyane. bakakubwira ati ngwino tudakoze ubukwe ukahita ugenda wirukanka kuvuga uti ntako bukwe ari ngombwa kandi yagutishemo ubukwe vuba. niko no gupfusha ubusa. ufashe amafaranga miliyoni 2 harimo business harimo cyangwa n'inzu. uremeye ugiye gukodesha ngo ukoze ubukwe bwiza iyo nzu iri kuburara muri kubwirirwamo hejuru y'iki. mushobora kuba mutazaburara ariko ntimubeho mu buzima bwiza nyine wapi ubwo bukwe bwa rorero cyane kabisa. ntabwo ukunda ubukwe wapi wari wataha ubukwe? ubu ubona bimeze bite nk'itashye ibisanzwe? ntabwo ubona ari byiza? ni byiza ariko ni ibisanzwe. hako kiriya kirori kiba ari sawa? ni sawa ari sawa. uza abantu bagikora inyuma y'icyumweru bagatandukana. ibyo byose biba bipfuye ubusa cyane rwose. ubwo icyiza ni ukwibanira n'umuntu wawe mukundanye. none se hari abakobwa bajya bavuga ati nta gasuzuguro kuntwara utankoreye ibirori ngo mbyereke na mama wanjye na papa wanjye cyangwa se waba utabafite ukabyereka abandi bantu bari hafi yawe. ngo nta gasuzuguro ko abakobwa aho babera injiji. ubwo bukwe wabugukoreye ukagera mu rugo ukabwirwa ukaburara ukabaho nabi cyangwa mukatandukana divorce mu cyumweru kimwe. ese ubwo ahantu ubwo bukwe bwakorewe urukundo rutari ubwo bukwe bumaze iki? ubwo bukwe ntacyo bumaze? nta kintu buba bumaze. cya kinyenga. icyambere ni urukundo. ngewe ukankunda tukabana mu mahoro. ibintu by'ubukwe ngo unkorere ubukwe ejo n'ejo dushwane wabyihorera cyane.
hanyuma ikintu cyo kuba wajya mu murenge bwo ukivuga iki? mu murenge nabwo birutwara amafaranga ntabwo nabikunda. Oya wenda bigatwara makeya agereranyije. Makeya Kuko bigereranyije. umurenge kereka iyo washatse gutumiramo abantu benshi, ariko umurenge ntago usabwa abantu benshi. Urumva? Umurenge ushobora kwitumira abantu 10 mukikorera ikirori bikarangira nta kibazo, nta consommation nyinshi ibayeho. Okay, bibaye bitari buteze inuza cyane. Nta kibazo da, nari twakora umurenge ariko bitagiye mu byo guspendinga amafaranga. Ko numva noneho wazanye ingamba nshyashya. Mbona abantu bakumenyereye kwaje. Ariko wambujije ngo ara ibintu simbigarure ngo warabiritse. Erega ngiye ikintu buriya nuko hari igihe abantu ubabwira ikintu nibumva ikintu uri gushaka kuvuga, ahubwo abantu bo bakishyiramo ikintu bo bashaka kumva, nibumva icyo uri kubabwira. Kuba navuga ibi wenda ikiganiro nkavuga ati ngiyewe ku giti cyanjye sinakunda umuhungu udafite amafaranga, cyangwa avuga sinakunda umuhungu wenda utankorera mu buriri neza, mba ndi kubigisha, ntabwo mba ndi kuvuga ko ngiye mbikora kuko mbivuze kuko mbikora. Nyine umuntu ahita kubona mu yindi shusho, kandi iyo shusho ntabwo aba ari irimo. Ahubwo mujye munononsora ikintu umuntu aba ashaka kuvuga, mubone kumucira urubanza. Biriya bintu wavugaga mbere ndi kubagira inama. Uri kubagira inama? Ndi no kubarabura. None se kubera iki wahagaritse kubarabura? Oya, ndacyabarabura ariko nzakomeza mbabwire, ariko nyine nagenda noneho mbereka ikintu ngamije. Wigisha umuntu ubereka pratique se? Nyine hari ukuntu ubwira umuntu we niyumve. None rero nzagenda nshishamo nkomeza mbarabura, ariko nanababwira impamvu. Unababwira impamvu? Nkabwira ati impamvu ni iyi, ubwo mwege mukurikiza inama zanjye. Ubwo rero niba waraburaga muri ubwo buryo ukaba uhagaritse kubarabura, nabwo si byiza, kuko hari abantu batabumvisha uwo muraburo wawe. Ndabizi ko batabyumvise, nzakomeza mbabwire. Ndetse ko ikibazo nuko ubwira umuntu nyine ikintu akazagifata mu yindi shusho. Ubu hari ishusho nyine bamfashemo itari nziza. Umuntu wagufashe muri iyo shusho bamubwira iki? Ndi kumubwira ko yibeshye kabisa, ko we yamfashe atari ko ndi. Yenda atandukanye. Ko hari ibiganiro wajya gukora uvuga yuko uri indangamirwa. Ibi bintu byari ukuri, kuko ngiye ikiganiro twakoranye wenda hatariho kamera, nuko biriya bintu ambwiye ngo ushaka kuzongera kubivugaho, uratubwira n'impamvu. Impamvu navuze nshaka kubigarukaho no kubivugaho, nyine nago umuntu nyine basigaye bambona mu yindi shusho. Basigaye bambona mu yindi shusho, bakabona ko nshobora kuba nyine ndi umuntu nyine w'indaya, niko nabivuga wenda, ariko siko biri. Waranabyivugiraga? Siko biri. Ngene ndi kubarabura. Wari uri kubarabura gute? Ndi kubarabura nkabwira ati mwakobwa mwe n'ibintu bimeze kunuko, mujye mumenya ubwenge. Bajya gucuruza se? Hoya. Nise ntabwo ujya nyine wari uri kubarabura ngo nababwira ngo nimukajye mutanga umuswagege w'ubuntu. Ubu nawe ntabwo ujya utanga ubuntu. Wese ko nge ndi kubabwira mbagira inama. Nyine ubwo bajya bavuga ngo utanga umuti wabanje gutestinga wo kuvura koko. Hoya, ariko reka nkubwire pe, nyine ngiye ibintu navuze ni ukuri. Pe ni ukuri 100% nabihagararaho 100%. Yego tubwire. Ko ibintu navugaga byari byo. Yego. Ahubwo nk'umuntu uzi ubwenge wabyumvishe bikuyemo isomo. Ngiye ndi kwibaza ukuntu waba nyine uri umukobwa mwiza, wenda nakazi ufite. Kandi mu by'ukuri ufite amugani nk'umuswagege, umupuri. Reba umuntu nyarukiraho agukubite izo senkani. Hari n'abagira za kibiri. Na za des bibiri. Sha bibiri wapi? Kibiri mwana. Sha mwabakobwa mwe. Nimugera kuri bibiri ho wapi? Oya, ubunese ari yabonye nta muntu wamensha afite. Sha wapi kabisa. Bibiri bitanagora n'imvange. Bibiri. Hange se harimo ibirayi. Sha bibiri wapi nta mvange zirimo. Oya, harimo ibiro bibiri. Ikiro cy'ibirayi nangahe? Cyo kibi nahacenze ko najya amazi nabigirwa. Kigeze kuri ngiye nkekura kuri 750 gutyo. Harimo ikiro n'inusu. Bikata bifata nk'icya 3. Kashaka n'utundi tw'ibirungo
kibiri cyawo karya saa sita na nijoro. Njyewe ikintu nshaka ni ukugira abakobwa nyine b'abasirimu nkabagira inama. Nyine n'ubura umukobwa nyine utiyitaho udasa neza, ibyo bibiri bazabiguhada kandi nyine uzabifata. Ariko umukobwa w'umusirimu usa neza, mani hari ababebi babisiga amavuta yedesa 80, ngo bebi bisiga amavuta yenda nka make n'inka ya senkani, wenda make wo ngo bakenye wenda senkani. Ariko muamutubeshya amavuta ya senkani abaho. Ndi kuvuga ko na yedesa abaho 200 atari ibiceri. Akayisiga sige kingana gute? Imyaka ingahe? Oya, ushaka kwisiga ukwezi, nk'ukwezi wayisiga nk'ukwezi. Kwezi hanyuma se agatandukanira he n'andi mavuta asanzwe twebwe twisiga? Uzarebe umukobwa wisiga amavuta ya gikotori, uriye n'uwisiga amavuta nyine yahenze ya senkani 100, ntago baba basa. Baba batandukaniye. Abo kubusanga nawe no wa muntu wisiga ka Moviti cyangwa ka Sante ari ufite agahu kameze neza kabisa. Ndetse wana ngiye meze nk'umuntu wisiga gikotori. Wowe Vaseline. Shama mavuta nango ndayisiga. Shama mavuta nango ndayisiga pe. Niba atari ibanga ayo mavuta wisiga agura ngahe? Jewe mavuta nisiga gura 80. Ibihumbi 80 ukarambura inote, ubwo ni 16 za 5. 16 za 5. Shangiye nyabara muntu za mu madolari sinzi, nango nyabara mu Rwanda. Ayo mavuta yitwa gute? Ari gihe abantu bahita bumva ko ari mukoroka. Warutubeshye. Oya ariko nikakubwira, oya ngiye nshaka kuyavuga ariko n'abantu mwamamarisha. Ese njya nkupa azame mwamamarize. Nibabona babikunze ngo nyine azama amafaranga mwamamarize. Ako ngako karagaciyemo no kuganira nabyo biba ari ngombwa. Reka tujye ku kintu cya mbere na mbere cyatumye ngiye nguhamagara. Nimugoroba uribuka ikiganiro twagiranye? Urakibuka? Ndakibuka. Ahantu byakurije urahibuka? Ngewe nta nubwira video nari nayibonye. Nagiye kubona kaka ku kiganiro twakoranye ubushize ari kumwe na Serwakira na postinzeho akantu k'agace, noneho umuntu aca inbox arambaza ati uyu ni wa mukobwa wavuze ko yanga mama we? Nahise nkwandikira nahise nk'ufadingira message uwo muntu yaranyandikiye kuko iyo video ngiye nari ntarayibona rwose. Na n'isaha nurayibona? Na n'isaha nge ntago ndayibona uretse kumva mu binyamakuru bakoreshera audio uvuga ukuntu wanga mama wawe. Byase bintera kubugira igitekerezo cyo kwa ngo rikanzane Diane aganiriza abanyarwanda kuko hari abantu benshi babifashe nabi. Tuvugana wampaye step mother wawe, turavugana nicyo kintu cyatumye mvuga ni uyu muntu kuko arababaye, none abantu bari kuza bamukamera mu kitoze, ni ngombwa yuko aza kaganiriza abanyarwanda akababwira ukuri biri bumufashe kuruhura umutima, kuko burya akenshi no kwihererana ibintu biragenda bikakubyimbiramo utabona ukuntu ubiganiriza abantu. Dia story yawe imeze gute? Rero nuko ikuntu ibintu bimeze nuko nyine abantu icyo nzayahora ngarukaho naga abantu uko bumva ikintu wenda ngo batekereze se kuki uyu mwana yavuze gutya, se kuki ibintu yabivuze, se kuko nibyo, ese mikoro ivuga uyifashe gutya uri kuyishyira mu maso ese kuko nibyo ni iyihe mpamvu yatekereje kuvuga ibi bintu, kandi ikigaragara cyo umuntu biba bimuguye ku mutima wiwe. Kandi haba hari impamvu. Rero umuntu uri gutekereza akajya muri comment akanuka akakora ibiganiro byo kunuka ngo nago wakanga ngo umubyeyi wawe, ese umubyeyi yaba yarakureze yarakubyaye akakwitaho akakurera ukamwanga? Ni ikibazo. Ese icyo kinyabupfura n'ubwo burere bari kugenda bavuga ko nafite, ubwo burere nari kubuhabwa nande? Umubyeyi kari uguha uburere. Umubyeyi ni uguha uburere, ni ukurera, ni ukwereka ati mwana wanjye iki ni kibi, iki ni cyiza, ukaba ari cyo ugenderamo. Rero ndi kwibaza ukuntu impamvu umuntu atari kumva ukuntu umuntu ababaye, ahubwo wagakomeza kumukomeretsa. Agakomeza kumukomeretsa akamwongerera ibikomere.
nongera kugaruka ku kintu, hari umuntu wakoze ikiganiro ejo bundi akankora ikiganiro, byarambabaje cyane, simuvuze ariko byarambabaje. Byarambabaje, yavuze amagambo atari meza kuri njye. yavuze ngo iki? Yavuze amagambo atari meza, arankomeretsa byatari. Avuga ngo iki? Ntabwo nukuri, ntabwo nabisubiramo, natanasakurira, ntabwo nagize, ntabwo gusa yarankomerekeje cyane, nyine yongereye igikomere kurusha uko yari guceceka akabyihorera. Nabonye uvuga w'inshuti yawe, kuko hari n'ibintu nabonye wa posting. Ari noneho ari n'inshuti yanjye, ari inshuti yanjye, agukoraho ikiganiro kigusesereza. yankoraho ikiganiro, ari inshuti yanjye. Nahise nibaza ati se kuki mu buzima umuntu agira umuntu nk'uyu nguyu, inshuti mbizi ndyarya zizo ngizo, kuki umuntu agira inshuti y'indyarya nyine. Gusa hari ikintu kiba kugira ngo umenye abantu muri kumwe, n'abo mutari kumwe ukabamigwa nyine. Nahise mumenya, gusa nyine byambabaje cyane, byambabaje byahatari, binshyira muri nuzi utari nziza. Yes, ariko akantu ari nkubajije kugira ngo n'abantu basobanukirwe bimeze gute. Niba hari uko wabintangirije umbwira buryo ki wavutse n'uburyo wakuzemo, tangirira aho hantu. Rero umuntu ukuntu ibintu bimeze, koko mama icyo navuze cyo nuko nyine yanyanze. Nyine yaranaye, urumva ndi umwana. Mwe mukuna, urumva nakuze nyine nabona umubyeyi nka mama nyine hafi yanjye. Nyine nkora nyine, urumva mu buzima butarimo umubyeyi wawe buba bugoye cyane. Ariko se koko nimba umubyeyi wenda tukatugarukeho wenda aragutaye, nyuma y'uko akubonye cyangwa nyuma y'uko yumvishe ko ukiriho utapfuye, ukagerageza no kugira ngo we muhure, we wenda mwiyunge n'icyo, ukumva umubyeyi ntabwo abishaka, akubwira amagambo mabi, utera umwaku mani nyine, akakubwira amagambo asesereza. Ese uwo ni umubyeyi? Njyewe biragoye. Rero ikintu cyatumye ngiye mbivuga nkabishyira hanze, nabuze ahandi hantu nacisha message kugira ngo imugereho, yumve ko igikomere yani natigize nyikira, kuko ntabwo nari nahanuye kumubona ngo mubwire ko yamemukiye. Niyo mpamvu we nabikoze nkavuga ati iyo byose azakibona, natanakibona n'undi muntu azakimwereka, ariko abone ko yamemukiye. Rero umuntu uri kugenda avuga ngo si wakagombye kwanganya uko, ngo nubyara uzabimenya, njyewe nindamuka mbyaye ntabwo umwana wanjye, ntabwo nzamwanga, nzamurera uburere bw'umubyeyi. Muri iki gihe basigaye babyara nk'inzoka. Inzoka niyo ibyara abana, utunuza tw'inzoka ikaduta aho ngaho, tukazikura tukazirira. Ntabwo ariko mu muco nyarwanda bikwiye kumera. Nimba ubyaye wiyemeje kubyara ugatwita umwana amezi 9, murere. Kuki se wamujugunya? Ese nimba utandeze uratekereza ko njye nzakura nk'ukunda? Ubwo rukundo utanyeretse nk'umubyeyi, njye se nzagira urukundo gute kandi nta mubyeyi nize ngira ngo anyereke urukundo kuri njyewe? Nzarugira gute? Urukundo, uburere ubihabwa n'umubyeyi. Mu gihe rero nta mubyeyi wabonye ngo aguhe urwo rukundo, aguhe uburere, ni ukuri kw'Imana nyine uzahora nyine mu mutima wawe hari icyo wishinza, nyine wumva yuko mani nyine biragoye kabisa. Ariko ndi kubyumva ngewe, hari ukuntu wabinganirijeho, ariko ntago uri kuvuga neza ikibazo ukuntu kiri. Mu by'ukuri biragaragara yuko ubabaye, ariko nanone ukuriye kuruhura umutima. Kandi nanone abantu bari kugucira urumanza bakahagarika gukomeza bagukomeretsa, kuko ndabizi ko uburyo babivugamo n'uburyo ubabaye n'intimba ufite ku mutima wawe birakubabaza. Erega abantu se kutabuza kuvuga ikintu cyose wababwira cyo ntago wabuza kuvuga. Rero ngiye ndumva ngowe kabisa mu mutima wanjye, ye ntago mbohotse pe, ntago bohotse wo kutubwira cyane mu mutima wanjye. Ndumva bishobora kunshyira muri situation nyine itari nziza to, ntago nyine meze neza. Ndabyumva. Ariko kandi wihangana, mu buzima bibaho. Papa wawe se mubanye neza? Sha panjye ndamukunda kabisa, Imana ijye mu mugisha.
nyine niwe mubyeyi wanjye, niwe mama wanjye, niwe papa wanjye, nyine ni byose kuri njye. Nyine ndamukunda cyane. Nyine mba namufite muri ubu buzima. Ndumva bikomeje kugorana, ariko icyo nkusaba ni kimwe cyonyine, ni ugukomera. Kandi kuba mama wawe yarakwanze birababaje, ariko kandi nanone si ubuzima bushingiye, kubera yuko yarakwanze urakura. Yakwanze uri uruhinja. Abantu bari kureba kino kiganiro, Diane yabuze ukuntu abivuga, yari yanabimbwiye na mbere hose yuko atashobora kuvuga story yose. Uwo mutima we ntago bimeze neza ku buryo byatuma yibohora, ariko ngerageje kubaciramo makeya nanjye ukuntu yabimbwiye. Ningira ikintu mvuga nabi urankosora, sibyo? Diane uyu nguyu mama wiwe ngo yari umudamu wubatse rwose, afite n'umugabo. Umugabo wiwe aza kujya mu gihugu cy'abaturanyi hariya muri Kongo. Hafi aho ngaho mu gipangu ngo hari umusore wari ukiri mutoya cyane rwose, ku myaka ngo 17. Urumva umugabo akimara kujya mu baturanyi, umugore niba yarabonaga agasore kari hafi aho ngaho, atangira buryo ki yagaprofita. Mu kumuprofita nibwo Diane yageraga gutya basama inda ye, aravuka. Yego, amaze kuvuka rero ntago byagenze neza, kubera yuko umugabo w'uwo mudamu nyirizina yari yamaze kugaruka. Biba ngombwa yuko bafata umwanzuro wo kwimuka Diane w'uruhinja, bamusiga mu gipangu, baramuta. Muri make katubivuga uko biri, baramuta. Arerwa n'abaturanyi, yakuze atazi mama we, atazi papa we. Harya papa we mwahuye ufite imyaka ingahe? Nari ndi mukuru, mfite nka 10 hagati aho nyine. Urumva ko yahuye na papa we ari mu myaka 10, ubu ngubu ukaba ufite 20. Urumva nubwo imyaka ishize ari myinshi. Ntabwo uzi igihe mwahuye? Ntabwo mbyibuka neza, ariko ndi muri 10 gutyo. Yego. So papa we rero ngo yakomeje gutanga niba ari itangazo sinzi ukuntu yabivuze, finally aza kubona umwana we. Bari baramubwiye yuko yateye iyo nda, ariko umwana yaratamubona, abaramubonye. Mu kumubona aramutwara, barabana, na n'ubu ngubu barabana. Urumva rero nk'umwana wakuranye igikomere cyo kuvuga ngo mama we yaramutaye, kandi muzi ko ubundi ibyo bikunze kuba ku bagabo, ntago bikunze kuba byagaragara kubona umuntu w'umubyeyi afata umwana we akamuta, byongeye ari umwana w'uruhinja akamuta. Ni ibintu bigoye cyane kubyumva. Story ibabaje, inababaje kurusha ibyo ngibyo, ni ukuntu papa wawe ejo bundi, ndumva hari nta cyumweru gishize uko nabyumvishe, niba ndi kwibyibuka neza, papa wawe yagize atya akamuhamagara kuri telefone ashaka kubunga, kugira ngo umwana abeho afite mama we na papa we. Hanyuma mama we akavuga ati wapi, amagambo yo numvishe ukoresha sinzi niba ari yakoresha, sindi buyakoresha, ariko ibyo numvishe ni ukuvuga ngo yaravuze ngo uri umuteramwaku. Uburyo cyuri umuteramwaku, muherukana uri umwana w'uruhinja, ikibondo kidafite n'umwaka, biragoranye kubyumva. So Diane rero icyo nagusaba no kwihangana kandi ugakomera. Hariho abantu benshi cyane, turagukunda nanjye ndimo, mama wawe yarakwanze, ariko hari abantu benshi cyane tugukunda, kandi hari n'abandi benshi cyane bazagenda bagukunda kandi bakubere ab'umumaro. Sibyo? Sibyo Diane? Diane basi suri kunyumva? Ngewe ikintu nagusabye no kwihangana kandi ukagera gukomera muri wowe. Sibyo? Kandi ukuntu numvishe uriya mama wawe wundi mubana, numvishe ari nta kibazo, kereka wenda ibindi byaba birimo imbere ntazi, ariko numvishe mubanye neza, kandi agufata nk'umubyeyi, uri umwana we.
ariko hari abantu bakeneye kumva uvuga ukagira ikintu uvuga ku byo mvuze. Ikintu wumvishe wakongeraho n'iki? cyane birahagije pe, ni ibyo ngibyo. Oya nanone ni Karume sibyo Dia sibyo? Shani ni ikintu ngiye navuga nuko ababyeyi babyara muri ubu buryo bakajugunya abana ntibabiteho, ko hajya habaho inzego zibahana, kuko ibintu nyine ntabwo ari byiza kuba wata umwana naho muboneye ukajya umubwira amagambo mabi. Rero nk'uburyo yakuzemo butari bworoshye ukamwongerera ibindi bikomere, nyine abari gututoza ejo hazaza natwe abana bacu, kuko tutazabatoza ikinyabupfura cyangwa ibintu byiza, ahubwo duhora natwe tubashyiramo igikomere kuko natwe twagikuranye nk'ababyeyi be. Rero urumva nimba umubyeyi wawe warakuze akwanga cyangwa yaragutaye gutyo, nawe ejo bundi nubyara rega niko bizagenda. Oya nanone ntago uko warezwe ariko ugomba kurera abana bawe. Gusa njye ntabwo ariko nifuza ko narezwe ariko cyangwa uko nakuze, ariko numva n'umwana wanjye namurera. Ese Dia umenye ubwenge wenda wamenye ko ahantu uri kuba atari iwanyu ryari? Wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite mu myaka 7. Umubyeyi wakoreza abahehe ubu ngubu? Wakuriye hehe mbese ubundi ujya kumenya ubwenge wari uri? Njya kumenya ubwenge namenye ndi Gikondo. Aho ngaho se wakuriye ni naho aho mama wawe cyangwa papa wawe bari imbere bajya kuterana inda? Njyewe navukiye mu Biryogo. Haraza Rwamara gutyo nyimba niho navukiye, ko ni naho nyine bambyariye naho babaga. Amakuru waje kumenya se aho icyo gihe uwo mugore, nk'uko nasubiyemo iyo story, uwo mugore ari we mama wawe n'uwo mugabo we akimara kuva muri Kongo bakagenda, amakuru waje kumenya ko bahise bajyahe? Nyine bagumye mu mujyi wa Kigali, numva bahise baguma mu mujyi wa Kigali kubajya nyine kure yaho. Ntabwo abantu wenda bari bakuzi cyangwa se n'uwo wakureraga yigeze aperereza nibura aho abantu baba baragiye? Hoya nyine yari umubyeyi wikundira abana n'iki, ntabwo yagize abyitaho. Gusa iteka baragambwira ngo mama wariho ntabwo yapfuye. Ntabwo bajyaga bavugana? Ntabwo bajyaga bavugana, gusa bavuganye ndi mukuru, ndi mu myaka 14. Ngo bavuganye. Birababaje cyane, birababaje, ariko none ikintu kibabaje ni ukumva story nk'iyo ku muntu w'umubyeyi. Ku bagabo ubwo ni ibisanzwe. Ari wenda ari nk'umugabo we wabyumva, ngaho ibaza umuntu w'umubyeyi uba waratwise amezi 9 akikuraho umwana. Ni ibintu biba bigoye. Tumenyereye ko ubundi abagabo ari bo bantu batabana. Naho umuntu w'umugore wabyaye uzi ukuntu igise kiryana agata umwana. Oya ihangane, kandi ni ukuri ihangane, wongere wihangane Dia, uzabaho kandi ngende kubona imbere yawe hazaza heza cyane haryoshye. Oya nzabaho kuko Imana niyo itunyegera ahantu nzabaho. Hari n'abantu baguciraga urubanza, nanjye wenda ndimo nubwo ntapfuga kukubwira ngo ni ibiki, byarambazaga ku mutima nubwo nagukoreshaga ibyo biganiro, ariko ntago nabaga nishimye bya bintu wakoraga. Ariko ubwo icyo naje kumva cyo nacyumvishe nimugoroba, hari ukuntu ukora ibintu ku bwa depression. Shaye kabisa nari mfite depression igatuma mvuga ibintu nyine biterekeye, ko nanjye narebaga nkavuga ati se ibintu mvuga bino bifite inoza yihe. Ariko nyine nkakomeza nyine ko numvaga ari byo bintu bima amahoro nyine bituma numva nishimye. Nese basi wanyemerera ikintu kimwe? Jewe aka kanya ntabwo nzi niba ari ukuri koko biriya bintu wavugaga warabikoraga. Ubwo ndavuga biriya bintu byo kuba indangamirwa. Sinzi niba warabivugaga byo kwinjoyinga kubiganira gusa.
rero nabivugaga ari ukuganira gusa nta kindi kintu nari ngamije cyangwa ngo nyuma yaho ngo ndabikora wapi nabivugaga gutyo. none se waretse no kubivuga kuri akontu kuko story yawe urumva ngewe nk'inama nakugira nk'umuntu w'inshuti yawe story inshuti biriya bintu kubivuga ntabwo ari ibintu byiza, hari ibindi bintu byiza ushobora kuba wagira content sibyo kandi bikanagufasha kubaho. Biriya bintu ntabwo byaguhesha agaciro kandi noneho umuntu waciye muri iyo story ukwiriye gukora buryo ki uhesha agaciro ukazamuka ku buryo mama wawe uwo nguwo uri kugenda akwihakana akwanga azareba akicuza akavuga ati umwana wanjye. Urumva ibyo nakubwiraga se Dia, urumva ikintu nari ndimo kukubwira ugomba gukora cyane, rimwe na rimwe ukagira ibintu wigomwa ukiteza imbere ku buryo mama wawe azakureba akakwifuza. Nk'urugero rutoya naguha nka Theo bose babireba, we nta nubwo byari bimeze gutyo ariko papa we yaramwihakanye neza aramwihakana, ariko Theo atangiye kuba umuhanzi ajya mu kabari akajya akumva indirimbo z'umuhungu we, yajya ahantu akumva bari gucuranga indirimbo z'umuhungu we, papa we ngo yaramwifuje rwose ajya kumusaba imbabazi. Rero nawe icyo nakubwira ibyo bintu byaguhama isomo, ugomba gukora cyane. Niba hari ibintu runaka wakundaga ukabyigomwa ariko ukavuga uti reka nkore saving nshake n'ikintu cyo gukora nkore niteze imbere ku buryo azankenera nubwo wamwiyima, kuko ukuntu naganiriye nawe numvaga nta kintu cyo gutanga imbabazi kirimo ariko uzamubabarire. Oya kabisa. Kandi ntabwo umuntu utaranyifuje ndi muto yamukeneye, ntabwo ubu ngubu ari bwo nakumva akanyeneye ngo mbone, ntabwo byakunda, nyine byararangiye. None se Dia, nk'ubu ngubu aramutse aje akakubwira ati narakosheje nanjye wenda ni satani yari yanteye n'ikimbabarira mwana wanjye, ntabwo wamubabarira? Ntabwo byakunda. Nese yabaje kumara iki mu buzima bwanjye? Nyine yabaje kugusaba imbabazi, yamara kunsaba imbabazi mukiyunga akakubera umubyeyi ukamubera umwana. Ntabwo byakunda. Harya ngo yavuze ngo iki bya bindi by'ejo bundi papa wamuhamagaye? Nese yavuze ko ndi umuteramwako. Gusa ubwo icyo gihe ndi gutera ishabada. Akubwiye ko wenda yari yasinze se? Yari yasinze? Twebwe tuyadusinda se? Ariko abantu ntabwo basinda mu buryo bumwe. Uko wasinda kose burya n'umusinzi akubwiza ukuri. Rero nyine niko kuri kiwe. None se nk'urugero ko hari ikintu kibaho nk'ubu ngubu ugiye ukumva amakuru ya nyayo sibyo, bakakubwira ati mama wawe bari bamuroze baramukwangisha, ibyo ngibyo nyine bakabikwemeza. Uburozi buba hehe? Umuntu se bamuroze kwanga umwana we? Paka guhera n'umwana imyaka ngize ngo umuntu yakuroze kwanga umwana wawe, ibyo bintu biba hehe? Iyo mikino mujye muyituvanaho mani tuba twara. Nyine aje akakwikubita imbere akagupfukamira, ntabwo wamubabarira? Uko yaza ameze kose niyo rwose yaza bambwira ati nutamubabarira arapfa, nabwo ati niyipfire rwose, igihe kirageze. Niki wahita uvuga uti napfe nta kibazo? Igihe kirageze niyipfire. Yewe ndikubwira ko natanajya no kumushyingura. Abantu mwagiye koko mumenye ko uko umuntu ababaye, mujye mwishyira mu cyimbo cy'uwo muntu, mubanze ndabyishyiramo cyane. Ndabyishyiramo, ariko niba wenda uri umukristo simbizi, Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana ritubwira kubabarira abanzi bacu n'abadukosereza. Hari umuntu ugukosereza, noneho hari n'umuntu uba we utsindagira utsemba ku ikosa wowe n'umwanzi wa wundi mwana kurimbura. Rero umuntu utarifuje kubaho, uwo muntu uzigera umubabarira. Ntabwo wazigera umubabarira. Kuko iyo umuntu agutaye ntabwo aba yifuza kubaho, ni nko kukwica. Papa wawe se abivuga iki? Papa wanjye we
nese nta kintu yabivugaho nako papa wanjye we ntabwo mba nshaka no kumuvugaho. oya ndavuga ntabwo mvuga wenda uko ubanye na papa wawe uko kuntu mama wawe yakwanze kugeza na n'isaha. nese urumva we yabivugaho iki nyine njye n'igisimba mufata nk'umubyeyi w'igisimba w'igikoko. akakubwira ko se nibura muri kwa kundi imbere bari baziranye yajyaga abona wenda yamukekeraho iyo sura cyangwa byaramutunguye nawe. ntabwo warega babanye igihe kinini wenda ni nk'ukwezi cyangwa amezi abiri. urumva ntabwo ari igihe kinini rero umuntu ushaka kuyishamo bitewe n'icyo agushakaho. bikomeje kugorana ariko Diane nk'umuntu ngewe tumaze kuba inshuti twahujwe n'ibiganiro. icyo ngewe nkusaba ni ugukomera ariko ntabwo ari ugukomera gusa hari n'ibindi ngende bukubwire nyuma ya kamera ariko bigendanye no kuba wowe ubwawe ushobora kuvuga ngo hari ikintu ngiye kwigomwa ngiye gushaka uburyo kiniteza imbere hari ibintu ngiye kureka nshaka ukuntu nabaho neza yaba we cyangwa n'undi muntu utakwifuriza icyiza azajya kureba nyine akajigimwa akumva nashaka azaturike yenda gushwanyuka ariko ubu ushaka uburyo ki witeza imbere ku giti cyawe. murakoze. ugiye kudusezeranya ko urabivugira kuri kamera cyangwa uvuga uti wapi ziriya kontenti wakoraga utazongera kuzikora keretse satani niyongera akamfata. oya satani se kutugarura mu satani aca mu bantu nese kubera icyo utekereza nyine mu nsengere nk'abantu mujya musenga none se wowe ku giti cyawe uba wumva nyine nta kibazo gukomeza kubikora kuko ngewe kubona kureka ukajya uza kubikora ku icano yanjye nta kintu mpomba ariko nanone kubona umuntu umaze kuba inshuti yanjye hari ibintu bitari byiza wenda ari no gukora na sosiyete imufata nabi nanjye ntabwo icyo ngicyo ari ikintu cyanshimisha basi urabireka. oya narabiretse kamemu warabiretse niko ndi kuvuga ati amasengesho muyakomeze ariko burya gusengera umuntu ni kimwe ariko nanone umuntu aba agomba kubanza kwisengera. shose ko nazi gusenga wa muntu we ntabwo uzi gutera isengesho shana ukuri ntabwo ndagerageza ko simbizi. wakuriye muri hedini? nakuriye hariya muri hedini we ariko amadini yose ni amadini reka si imana imwe nyine nari nkubajije idini wakuriyemo. ngiye nakuriye mu rugo ntabwo nakuriye mu idini. ntabwo wigeze ujya gusenga na rimwe? narasenze. wasengeraga he? reka naze hose nasenga. no ndavuga mu rusengero. no mu rugo nsenga mu rusengero rero nta hantu natagiye gusenga. ndavuga urusengero kuri noheli najyaga mu baporoso. kuri noheli nyine nkajya mu baporoso twasenga mbere nkajya kunuza ku bagaturika kunuza ku irayidi nkajya mu basilamu. ubwo rero hose narasenze. hose warasenze. mbo dusa nkaho turi kugana ku musozo. iriya harya kara ka video kaciye kuri TikTok. TikTok yande? ya Pops. Kararebwa abantu bagateraho comment. hari zimwe muri comment wabonye? yewe zimwe hari zo wabonye zigutuka? zirimo nyinshi cyane. ni iki kintu ni nk'ihe comment ushobora kuba warasomye ukumvira kubabaje? comment yambabaje ni comment ni n'umukobwa wabivuze ngiye nyine ikintu cyambabaje nuko ari umukobwa yaranditse ngo wa mukobwa we ngo isi nisakaye ngo umunsi ngo wabyaye nibwo uzamenya agaciro k'umubyeyi. rero kuba yaragutaye cyangwa kuba atarakureze ntago bivuze ntago ugomba kuba victime yuko waza ukamuvugira ku mbuga nkoranyambaga ukamusebya. ngo yimba ngo ufite akameze gute yavuze amagambo menshi nyine mabi. urumva harimo n'ibitutsi. muri rusange message ugenera abantu bose bagukamiye mu kitoza bakaguha message mbi comment mbi zigutuka zivuga ibiki n'ibiki ni nk'iki wababwira? nanjye nababwira ati sinisakaye nanjye ntago ari njyewe wishimiye kuba naba ndi muri buno buzima cyangwa narabyisanzemo.
nawe wabwisangamo cyangwa utarabwisanzemo nawe wawe yazabwisangamo. Ntukajye ucira umuntu urubanza kuko ntabwo uzi ko yarakuze, ntabwo uba warazi impamvu n'icyamuteye kuvuga ibyo bintu. Ni uko yari akomeretse n'umutima we ubabaye. Rero icyo umuntu aba yahisemo nicyo kiba kinogeye umutima we. Rero ntugacire umuntu urubanza utazi impamvu, ahubwo ujye umwegera umubaze uti se kubera iki wavuze ibi bintu, bitewe n'iki, byagenze ute, ubone kuvuga, ubone nyine umuntu mpani umuntu nibyo. dusoze nta bantu mu gukura kwawe, nta bantu ushimira? Ndabashimira ndabashimira cyane nyine abantu bambaye hafi bakampumuriza bakamberaho ibyo yanjye atarari. Ndabashimira kabisa. Ntabwo hari ku muntu wakureze ubusa ujya ujyayo ukamusura nibura? Ikintu kibabaza nuko umuntu wandeze yapfuye. Yala, cyo kintu kimbabaza. Nako noneho nagahinda mu kandi. Yapfuye 2019. 2019. Rero nyine cyo kintu kimbabazana n'ubu nyine. Yala, disone nawe mubyeyi wawe. No ku munsi yapfuyeho nkaba natarabonetse, sinamushyinguye nyine ndabimenya yaciye. Uwo nguwo nge ni nawe nabara nkaho ari we mubyeyi. Uwo nyine niwe mubyeyi. Ariko nyine musabira imigisha nubwo nasenga pe, ariko ndavuga ati Imana uzamuhire uko ridashira. Nyine nicyo kintu gituma nkora cyane kubwe nubwo adahari. Ndabizi yuko aba mbona nyine ahari ni umubyeyi mwiza, nizera ko yagiye mu ijuru. Reka dushimira abantu babanye natwe kuva dutangira ikiganiro tukagerana ku musozo. Imana ibahereze umugisha. Uyu ni Diane yararimo babwira urugendo rwe kuva avutse. Nshuti zanjye mujye mwirinda gukomeretsa abantu mubinyujije muri comment. Ndabibona rwose ni byiza yuko mureba ibintu twakoze mukanatera comment, ariko comment isenya. Nshuti yanjye rimwe na rimwe mujye mwirinda gutera comment utazi neza ukuri. Hari bamwe njya mbona batera comment ngo kanaka ngo yavuze nabi. Ese niba yavuze ukuri, yavuze ibintu bigendanye n'amarangamutima yiwe, nk'urugero Diane aribabariye, murabyumva nawe. Icyo kintu kiramutse kikubayeho, umubyeyi wawe akakwangura uruhinja, wamara no gukuraho kugira ngo asubire inyuma aze gusaba imbabazi, avuga ati wenda byari bimeze nabi, ntabwo yabura impamvu runaka wenda akiexkiza, ariko akazana andi magambo mabi akomeretsa umwana. Ako Diane akomeze yihangane. Reka mbisubiremo, reka ne gukomeza nizimba mu magambo. Mwakoze cyane kubana natwe. Imana bahereze umugisha. Nimero ya Diane umuntu uri buyishake ndi buyimuhe aze kunyandikira muri izo nimero ziri muri description. Umuntu ushaka nimero ya Diane naza kuyimuha. Imana ibarinde rero, kandi mukomeze mugire abajya gusenga, mugira amasengesho meza. Ciao ciao, nabutaha.